uzakomeza umwizigirwa mu kazi ukora amasaha 8 ku munsi birangira ubaye boss ukora amasaha 18. Promosiyo? Kuwa mbere mandi ku Gisenyi ku mazi n'umuryango wanjye, kuwa kabiri nkunze kujya muri Nyungwe guhumeka, kuwa gatatu no kuwa kane ndeka mu muryango wanjye bakihitiramo, hanyuma kuwa gatanu ushyira weekend nkasimbukira ku kazi ngo ndebe uko bameze. Ibi nibyo bita mu Cyongereza modern lifestyle. Binatujyana ku kajambo ka nyuma kagize rya jambo ryacu ariko L, gahagarariye liberation cyangwa se kwibohora. Ku bakozi bishatse kuvuga kwibohora ibiro ugakorera akazi aho wifuza hose, naho kuri ba rwiyemezamirimo bishatse kuvuga kwibohora impagarara zo guhomba. Mbonye ko ngiye kuzarwara imitsi kubera kwicara mu biro amasaha 8, byiyongereyeho nkaba nari maze imyaka 3 meze nk'uri muri gereza kubera akazi, ntakibona umwanya wo gusura inshuti n'abavandimwe, mbese merewe nabi. Nibwo nasabaga boss akaruko gato kuko nari ndwaye, ariko mu by'ukuri ahanini si uburwayi bwari bunshishikaje, ahubwo nashakaga gutera intambwe abakozi tumeze kimwe bari bwishimire. Muri ubwo burwayi bwanjye nasabye boss kumpa iminsi 2 mu cyumweru yo kuba ndi mu rugo, ariko mbwira ko nta kibazo akwiriye kugira mu gihe cyose ntarakira. Mbwira ko nzakora uko nshoboye kose nkakomeza gukora akazi kanjye neza. Icyanteye gukora ibi kwari kugira ngo nisuzume ndebe ko gucika gereza nkakorera mu rugo bishoboye koko cyangwa se nibeshye. Ikindi kandi kwari kugira ngo nsagure undi mwanya wo gukora ibindi bimfitiye akamaro, aka kwibohora. Kubera ko akazi kenshi nagakoreraga kuri software zari muri mudasobwa yo ku kazi, nashyizemo indi software imfasha gukoresha mudasobwa yo mu biro byanjye ndi mu rugo. Icyaje kuntangaza nuko nabashije gutanga umusaruro ku by'inshuro 2 uwo natanga ndi mu biro. Ngo mbibone ntyo bamfasha icyemezo cyo kubiganiriza boss, mwereka ko bitanga umusaruro kandi ko byoroshya business, aho kugaragara nk'ushaka kumusaba faveri yo kureka akazi. Kwibohora ni byiza, ariko bisaba kwibohorana ubwenge. Ngarutse ku kazi mba ninjiye mu biro bya boss, mutekereza ko mu gihe nari ndwaye natekerezaga ko ntacyo nakora, ariko natunguwe no kuba narongera umusaruro inshuro 2 kuruta igihe nabaga ndi mu biro. Musaba kandi ko yangerageza nkakorera mu rugo noneho ndi muzima ibindi byumweru 2, hanyuma akagenzura umusaruro. Noneho ndi muzima. Boss akibyemera, nanjye nakoreye kumwereka ko bishoboka bitewe na cya kifuzo cyo kwibohora nari mfite. Hanyuma icyumweru gishira n'ubundi nongereye umusaruro inshuro 2 kubyo nari nakoze. Boss yabonye arabishima, ariko nanjye nanga guhagarariraho, ahubwo umusaba indi minsi 2 yigerageza ngo turebe niba umusaruro uzaguma kwiyongera. Ubwo ibibaye iminsi 4, ariko abyanga akibyumva, ariko ntiyambwira impamvu. Akenshi abantu bazaguhakanira nta mpamvu mu by'ukuri ifatika bagendeyeho, si byiza rero guhagarariraho. Mbamajije icyo bitekerezaho n'impamvu atabyumva, ariko mu kinyabupfura. Hanyuma mbwira ko afite ubwoba ko n'abandi bose bazaza kumusaba gukorera mu rugo. Kubera nari nsobanukiwe abantu, mbwira boss ko nihagira ushobora kwerekana ko nawe ashoboye muri ubwo buryo, nta cyamubuza kumwemerera, kuko n'ibiro twakoreragamo nabyo byishyurwa. Nongeraho ko kandi mu bantu 100 babonye ko nkorera mu rugo, munsi ya 20 gusa ari bo bonyine babiha agaciro. Nkuko mu bantu 10 bishimiye iyi video, 2 cyangwa 1 ari bo bashobora gushyira mu bikorwa ibirimo. Boss yaje kunyemerera nkorera mu rugo nibohora ibiro, none ubuzi n'ikindi ndi kwitegura kumusaba n'umunsi wa 5. Ni ukuvuga ngo kwibohora bisesuye, kandi niyanga niteguye gukoreka, ariko nzi neza ko boss atatuma ngenda. Azi ko nshoboye kandi nawe arasobanutse. Iyi rero niyo mpamvu y'ubuzima mbamo natangiye iyi video mbabwira. Ariko si ingendo gusa, ahubwo hari n'ibindi nkora byunguka. Ibi ni ibigaragaza ko n'abakozi bashoboye gusobanukirwa neza deal icyo ari cyo, nabo bashobora kugera ku ntego. Ku bakozi
bahanini biba byiza iyo bacuritse iri jambo gato aho kuba deal ahubwo rikaba dela. Ni ukuvuga ngo ubanza kwibohora ibiro mbere na mbere, hanyuma ugategura imikorere aho akazi kazajya kikora cyangwa ugakora mu mwanya muto ushoboka, ariyo ya automation. Turangiza incamake uko ari enye za 4-hour work week. Nangira ngo nkwibutse iri jambo: ukuri ni kureka kuba ukuri kuko wowe utabyemera. Ni byiza ko wamenya ukuri hanyuma ukagukoresha mu buryo bukungura bunaguteza n'imbere. Rimwe umwana yageze kunyoherereza email yankoze ku mutima cyane, na n'ubu ndakicara nkayitekerezaho. Ariko mwe ndabaha amagambo make muri yo, abifuza kuyisoma yose mujye ku rubuga rwa Murika murayisangaho. Amagambo yagiraga ati: ubuzima ni buto, indirimbo ntizacuranga iteka. Ntiwigeze ubwira umwana wawe ngo nahejo? Ese ntiwabonye agahinda mu maso? Ese ntiwakoze ikosa inshuti yawe ya kera ikakureka kuko utigeze ubona umwanya wo kuvuga ngo muraho? Ubuzima ntabwo ari isiganwa, ukeneye kugabanya umuvuduko. Umva umuziki mbere y'uko indirimbo irangira. Murakoze.